001 Ainya. Nako muyemerera 001 Okay, irashoboka. Cyangwa mu bitangaza. Ndakana mugahakane. Ashobora ni wabo mu murenge wawe Kanombe. Birashoboka. Byatangiye ari concert y'abahanzi babiri bose bita ko ari abambere mu gihugu, ariko maginga yangaya hatangiye kuzamo n'abandi bahanzi bitewe na post z'abahanzi bose bagenda bapostinga, umwe yito wa mbere undi akito wa mbere. Noneho byarenze n'abahanzi, noneho hatangiye kuzamo n'aba managers. Ahangaha Alex Muyoboke nawe ni byinshi yagiye atangaza, ndetse abenshi nabo batangiye kwinda bavuga bati noneho Brise naza aragira byinshi ari buze gutangaza. Ngira ngo ni concert abenshi muzi igitaramo umuhanzi The Ben afite ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2026. Ni igitaramo asanzwe akora mu mpera z'umwaka akacyita The New Glove cyangwa se The New Year Glove. Iki gitaramo gihuzwa cyangwa se imbaraga za The Ben akenshi aba yatumiyemo abahanzi bo hanze igihugu, ariko no kuri inshuro akaba yarifuje yuko iyi concert yazayihuriramo n'umuhanzi Taiwacu Bliss uzwi nka Blues Melodie. Ni concert yatangiye aba bahanzi bose batumirwa cyangwa se The Ben na Blues Melodie mu itangazamakuru, aho baganiraga bavuga uko concert bagenda bazwa ibibazo bitandukanye, ndetse bamwe bagenda bavuga bati concert yashyushye. Ariko saho ngaho byarangiriye, ahubwo nyuma yaho Blues Melodie yasohoye indirimbo ayita Munyakazi, The Ben nawe ateguza indi ayita Indabo zanjye, koko bidatinze nawe ayishyira hanze. Yumva izo ndirimbo ni indirimbo ugenda wumvamo yuko buri umwe agenda ashaka kurasa ku wundi. Alex Muyoboke nk'umwe uhagarariye inyungu z'umuhanzi The Ben hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cyane mu Rwanda, aho yagendaga abazwa ibibazo byinshi byagiye bivugwa kuri The Ben ndetse na concert, ndetse aza no gukomoza kuri Blues Melodie wita 001. Mu kiganiro n'igitangazamakuru cye hano mu Rwanda, Alex Muyoboke ubwo yabazwaga ibibazo bigendanye na concert ya The Ben yaje no kugera kuri Blues Melodie wita 001, maze Alex Muyoboke abisobanura muri aya magambo. 001 Ainya. Nako muyemerera 001 Okay, irashoboka. Cyangwa mu bitangaza. Ndakana mugahakane. Ashobora ni wabo mu murenge wawe Kanombe. Birashoboka. Kuvuga wenda ngo nako byemera nako mwemera we afana Ben. Wese we afana Ben. Nikariruga asemera dafana Ben. Yego. Cyane. Kandi yaramubwiye ko ari 001 babagakurikira. Aravuga ati nimunyegereza utwo tunyamaswa duto ndukubita ijanja. Ben ni first class. Ntaga compete urumva afite aba compete nabo bahereza. He is one of kind. No, fine. Ariko njye no oya mondiri imbere ni first class nibyo yavuze. First class. When ni number 1 001 ubwo urumva nyine harabana compete nabo kugira ngo abe 001. Ariko ntawamenya nabonye hari abahungu bamure kuri imzinga yindi bakarisobo n'abamaroni ari two kurisizo kwa Junior kandi ujye umuzoga byatari niba barwana rwose dore baranakunganya n'imyaka. Benshi bakibyumva bahise bavuga bati ntago ibingibi biza gukunda Blues Melodie hari buzire, biraza kuza kuba fire, biraza kuza kubindura ati kuko ntago biza kurangira gutya, ati dore yuko atajya ari pfana. Ni concert abenshi batangiye kuvuga yuko amatike bayaguze, ndetse n'abatarayagura bagasabwa yuko bayagura kuko ngo amatike asigaye ngo ni makeya. Ni concert bivugwa yuko Blues Melodie ubwe yayishimuse, dore yuko yafashe symphony band nka band imwe izwi mu Rwanda mu buhanga bwo gucurangira abahanzi batandukanye, maze akavuga yuko igomba kuzamucurangira wenyine. Noneho si ibyo gusa, akaba yavanzemo n'umuyobozi w'ishuri rya muzika ku Nyundo uwo nta wundi yitwa Mighty Popo, nawe bikavugwa yuko nawe azacurangira Blues Melodie wenyine. Ahangaha abantu bakavuga bati Blues Melodie afashe igitaramo cya The Ben yatumiwemo, maze aragishimuta cyose akigira icye. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu Word, nagace twita Tahatibu update, aho tugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njye nitwa N Yusufu, duhure muri comment.